mwiriwe mwese. Uyu munsi ndishimye cyane kuba dusangiye iki gitaramo cyo kumurika igitabo cya Barbara. Mpagarariye Banki ya Kigali, amateka ya Barbara na Banki ya Kigali yababwiye. Ubu ngubu tuzagira courage yo gukora ayo agenda. Ko mu minsi ishize twagiye tugabanya tuvuga ngo ubundi dukora amagenda n'amakalendrier. Hashize nk'imyaka 3 twakoze calendrier zirasigara, abantu ntibazifata, bakavuga ngo bose bafite calendrier kuri telefone, bazifite ahantu hose. Ubu twarazigabanyije, twumvaga na agenda tuzagenda tuzigabanya kuko abantu bose basigaye baragiye muri digital, ariko kuva bimbwira tuzashyiramo imbaraga, ahubwo tuzagira nyinshi cyane kugira ngo tubone abantu bakore ibi bitabo. So initiative, Our Stories Matter, ni initiative ya ngombwa cyane kuko murabizi twebwe abanyafrika akenshi amateka yacu yandikwa n'abandi, bakabyandika bakoresheje indimi zabo, amarangamutima yabo, ku buryo hari igihe usoma amateka ukumva ko bakuvugiye ibintu nabi. Niyo mpamvu twumva ko nkatwe nka company yo mu Rwanda y'abanyarwanda tugomba kugira uruhare kugira ngo dufashe abanyarwanda, urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rw'iki gihe rwabaye shaped by our leadership, ubuyobozi dufite bwiza cyane. Tubona ko aya makuru, aya mateka agomba kumenyekana hose ku isi, kuko ibyo tugeraho nk'abanyarwanda of course twese turabisangira tukabyishimira, ariko bigomba kugera no ku baturanyi muri Afrika yose kugira ngo babone ko bishoboka. Ni ngombwa rero ko twese ababishoboye bandika amakuru yabo, amateka yabo, kuko ni inshingano ku badukomokaho, kuko abadukomokaho tubaha uburere, tukabaha ibibatunga, ariko dufite n'inshingano kugira ngo bamenye aho baturuka, ntabwo babibwirwa n'abandi bantu. Ni inshingano rero, kandi twebwe nka Banki ya Kigali tuteguye kwifatanya n'abantu bose bazandika ibitabo, amakuru yabo, kugira ngo amenyekane hose ku isi. Buriya kwandika mu mateka yacu yo mu Rwanda tuzi intwari nyinshi. Hari intwari, inkotanyi turabizi, biri no mu gitabo cya Barbara. Ako ngiye mpamya ko abantu bandika amateka yacu ni intwari, kuko twese uko twicaye hano twese dufite amateka, ako abayandika ni bake. Ni intwari rero, Barbara, Dimitri, na Charles n'abandi, ni intwari. Tugomba kuzicelebra izo ntwari zacu. Tuzajya tugira 4th of July, umunsi w'intwari cyangwa umunsi wo kwibohora, ariko wenda ambassadors abidufashamo dushake n'umunsi wo gucelebra intwari z'abanditsi bacu b'abanyarwanda bavuga amateka y'u Rwanda uko ameze. Nta magambo menshi mfite, nanezerewe cyane. Igitaramo ni cyiza, cyadushubije twese mu mateka yacu, buri muntu wese amateka yabayemo mu myaka 20-30 ishize, cyane cyane abantu bakuzeho gatoya nkanjye. Twishimye cyane. Barbara wakoze cyane, mukomerezaho. Twebwe nka Banki ya Kigali twiyemeje gufatanya namwe muri gahunda nziza mufite yo kwandika amateka y'abanyarwanda. Murakoze cyane.